tubahaye ikaze ni Mukire TV nk'ibisanzwe. Njye nitwa Mr. Sam. Nk'uko mwimenyereye tubagezaho video nyinshi zigiye zitandukanye, zose zigamije kubahindurira ubuzima, guhindura urwego cyangwa se urwego rw'imibereho. Nk'uko tugenda tubibemerera tubabwira ku bintu bijyanye n'ama YouTube channel. Niyo mpamvu uyu munsi twabateguriye akantu k'ubwenge ku muntu wese ushaka gukorera amafaranga kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo ahangaha turaza kukubwira application 5 ugomba kuba ufite niba ushaka gukorera amafaranga kuri YouTube. Izi application ni ingenzi cyane kuba uzifite, hanyuma ujye ukurikira video zacu tuzakwereka n'uburyo bagenda bazikoresha. Ni application ugomba kuba ufite kabisa niba ushaka gukorera amafaranga kuri YouTube. Application z'ingenzi zibanze ugomba kuba ufite ni YouTube. Muri telefone yawe ugomba kuba ufitemo YouTube. Ujye ukurikira video zacu twakwereka n'uburyo bayidownloadinga. Gusa benshi nzi ko murabizi kuko no kuba mwarebye iyi video ni ukuvuga ko iyo application muyifite. Indi application ugomba kuba ufite na application ebyiri z'ingenzi bayita YouTube Studio. YouTube Studio ni application igufasha kureba uburyo channel yawe igenda izamuka. YouTube Studio igufasha kureba aba subscribers, ama watch time, ni ukuvuga amasaha bareba video zawe, ama views. Igufasha gukora ibintu byinshi. Ujye ukurikira video zacu tuzajya tugenda tuzibasobanurira uko iminsi igenda ihita. Iyi ni application YouTube Studio ugomba kuba ufite. Reka tujye kuri application 5 z'ingenzi zatumye dutegura iyi video. Izi ni application zo zigufasha guhita ukora video witonze, ugahita uyipostinga ukaya-uploadinga kuri channel yawe bitakugoye. Izi application ni ukuvuga ngo wowe turakubwira uburyo wazidownloadinga, ukazidownloadinga zikajya zigukorera video bitagusabye amafaranga. Ni ukuvuga hari uburyo ushobora kuzidownloadinga bikaba ngombwa kuba guca amafaranga kugira ngo ubone kuzikoresha. Ndagira ngo ukurikire video irarangira umenye uburyo wazidownloadinga neza zikajya zigukorera ibintu byawe nta mafaranga babanje kugusaba. Ku mwanya wa mbere turasangaho application bita KineMaster. KineMaster ni application nziza cyane ikorana na YouTube. Ni ukuvuga ikora ama video meza cyane akeye, kandi nk'uko turaza kubabwira video nirangira turababwira uburyo KineMaster ishobora gukora video batagusabye amafaranga. Ku mwanya wa kabiri turasanga application bita InShoot. InShoot nayo ni application ikorana na telefone zose zaba Android cyangwa iPhone. Nayo ikora ama video menshi agiye atandukanye, kandi nayo ntabwo igusaba amafaranga. Turaza kubibereka wowe ukurikire video. Ku mwanya wa gatatu turasanga application bita Video Show. Video Show nayo ni indi application ikorana na telefone zose Android cyangwa se iPhone zose. Nayo ikora video neza cyane zikeye ku makarite yose ushaka without cyangwa se bitagusabye amafaranga. Umwanya wa kane turahasanga application bita Video Viva. Video Viva nayo ni indi application nayo ikora video zikeye kuri karite zose ushaka ku buntu. Ku mwanya wa gatanu turasanga application bita Screen Record. Ino application nayo ishobora kugufasha gukora video ya screen, ari nk'ibintu ushaka kuberekana
muri screen yawe. Mukire TV tugenda tubahishurira amabanga menshi agiye atandukanye. Abenshi ibi bintu babanga kubivuga usanga babigize ubwiru, gusa Mukire TV twebwe turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba twabateguriye ibintu nk'ibi by'ubwenge. Reka tujye mu gice cya kabiri cy'uburyo ushobora kwesitara zino application muri telefone yawe zikajya zikora batagusabye amafaranga. Application ya mbere bita KineMaster, ni ukuvuga nujya kuyesitara ugomba guca mbere na mbere kuri Google Chrome. Ni ukuvuga Google Chrome ugomba kuba uyifite muri telefone yawe. Kuyesitara muri telefone uca kuri Google Play Store ukayesitara, nayo ntabwo ari ibintu bigoye. Application ya Google Chrome ukaba uyifite. Hanyuma iyo ugiye kwesitara KineMaster ugomba kwandika unlocked KineMaster app. Hanyuma bagenda bakwereka utulinki tugiye dutandukanye, wowe uzahita uhitamo akalinki kariho ngo Android KineMaster app for Android, uzahita ukabona, hanyuma uyidownloading. Application ya kabiri ni InShoot. Ushobora kujya kuri Google Play Store ukayihasanga nk'uko mugenda muzibona ano mashusho yazo. Hanyuma ukayesitara, hanyuma ugatangira gukora video zawe bitagusabye amafaranga. Application ikurikira bita Video Show. Ino application nayo ushobora kujya kuri Google Play Store ukayesitara, hanyuma ugatangira gukora video zawe batagusabye amafaranga. Twe tuzabereka uburyo zikoreshwa, ndagira ngo ujye ukurikira video zacu ukande subscribe, tubereka uburyo zikoreshwa. Mwanya wa kane turasanga application bita Video Viva. Ino application nayo iboneka kuri Google Play Store, urayisearchinga ukayesitara, wowe upfa kuyitegereza video zacu neza ukakurikira ano mafoto ya application tuba twabiteguranye ubuhanga kugira ngo utazibeshya mu gihe cyo kwesitara izi application. Mwanya wa gatanu turasanga screen record. Ino application nayo ni nziza cyane kuko igufasha gufata record y'ikintu cyose kiri kuri screen, ikaguha video ikeye kuri karite zose ushaka kandi ku buntu. Turagushimiye wowe wakurikiye video yacu ikaba irangiye. Turagushimiye kabisa, baye yagushimishije wakora subscribe ugasharinga ku nshuti zawe ukatwandikira muri comment. Mukire TV hari abantu benshi tugenda dushimira, abantu bareba video zacu hanyuma bagatera comment batubwira ati muzakore kuri ibi ngibi. Hari nk'abantu batubwiraga bati mujye mukora no ku buhinzi. Ku buhinzi byose tubikoraho ku buntu, mwe mukore subscribe, byose tugenda tubikora. Ciao ciao.